Mboga mbili ziva mu nkono. Ibisa ni ibiki? Ziva mu nkono pe. Ese ahubwo se ubu ibyo ngibyo urumva umukuye mw'ishyamba mfite ibyo ndi kujya mu byo nditera. Umukuye hese urakoze Imana igumugisha. Uza ahantu muvanye uzi ishyamba mukuyemo ntarana ruhuka ararushye. Iyo umurekera yose cyangwa ukamutaye. Ese ibibazo biri aha ntamenye ndi na mudugudu. Ngera ndi kwibuka mfite ibindi bibazo ngiye gukemura. Usigara ariko ndabona ibyanyu bikaze. Ngaho usigarana umuntu wanyu. Ariko ibyo bintu si sawa. Ngiye byanyobeye mwana. Ungi kwibaza ukuntu ndi buhamagare garafure mubwira ngo umugore wawe ngo yahise agaruka kandi nzi aho namutaye. Uramugore nabonye ngira ngo ni umuzimu. Serious? Ngiye nagize ngo ninjye gutera. Amahirwe mfite nuko atareba. Ubu tugiye gukora iki rero? Umva ngere nkubwire n'undi yamvumbuye nta nicyo nyiramira ngiye gukoresha icyo nshaka byose mpangane nawe umwe muri twebwe azageraho arambirwa. Ikibazo nanjye nari nigize akana keza disi yabyumvise yabyemeye azi ngo ndakana keza ubu nta n'ikintu nakongera kumubwira ngo cyumve. Kiramira igahunda no kumutesha umutwe twabinyaramo ibiryo bye n'undi ntabona. Kubinyaramo ko ntago ari neza. Oya wenda kubinyaramo wabireka ahubwo ugakora ibindi byose bishoboka. Umunsi ariko mukwereka sha. Noneho nanjye yari yizeye nijyanye n'akana nk'akana keza sha ubu niyo namubwira iki ubu niyo namuha amazi yo kunywa ntiyayanywa. Ingofero nayikuye ariko ubwo nabashije kumugeza mu ishyamba nawe nahamugeza. Avenye guteka sha avenye guteka amasaha. Ntacyo nanjye reka mbe niganiriza hano ntekereza icyo gukora. Barambaza ikiniburiye n'umwana wawe. Aro wa mugabo we nkubwira nabuze umwana wanjye nangaye ahantu hose umwana wanjye ntari kuboneka kandi wa mugabo we nkubwira ariko imitima ihagaze wowe umwana wacu urabona igihe amaze yarabuze. Ngewe noneho mfashe umwanzuro ngiye kujya kumukura muri uriya rugo mugarurire mu rugo rwanjye. Ngiye kujya kumukura muri uriya rugo mugarure mu rugo. Noneho rero mva twumvikana. Reka manze marimo agacupa nze tuganira ariko ejo uzajya kumukuzana. Ejo tuzajyayo. Ibyo bintu urabivuga ubyemeye neza? Ntabwo ngubeshya mugore mwiza. Ubwo ntago ari inzoga. Ntabwo ngubeshya ukuntu rwajya. Sawa ubwo nareka ntuzi. Ni karibu.
Uri meza. Yego sare. Meze bite? Sawa turakomeye. Mumeze neza. Ndabona ndugusanzemo wenyine abandi bari he? Bo barahari ariko biraterwa naho mushaka. Nabashakaga bose. Ako by'umwihariko ndashaka Camina. Camina we nawe wari? Aho hari? Nawe wari. Yagiye hese? Tekereza yagiye mu gitondo sinzi hano yagiye. Ntabwo ari no mu kazi? Namubeshye sinzi aho yagiye. Ayaya. Ndamubona gutesha ndamukumbuye hahandi ushaka kubitekereza. Biragenda bite ko numvaga ntashaka kugenda tutabona hese? Ko nyine simbizi niba uragenda ukazagaruka ariko nyine ntabwo nzi aho yagiye. Nkagenda? Oya cyo kugenda cyo ntabwo kirimo. Aho ushaka kugenda tutabonanye ko duherukana kera pe. Ariko buriya bibaye ngombwa nanarara ahubwo. Hari umwanya waciyemo ntari hano. Reka nyine nkurebere ko yaba yaje wenda akaba ari mu cyumba. Yego sha waba ukoze kabisa Imana idufashe umubone rwose. Kamurebere. Oya niko byagenze niba ari agasimba kagiye mu maso sinzi yari yambaye ariko bwarareba kajya mu maso yose Camina akira marani hano we Jessica ni wowe Camina ibi ni ibiki mbona hano yanjye Jessica ni wowe ni njyewe sheri nta makuru se mbizi nta no kunsuhuza ngakiranye suhuriza ubwo nayo nyobe impamvu nje ntunansuhuza mana we amakuru se mbizi ni meza ndakomera kuba ndabona ibyo atabyiza canjewe nyine sinzi nanjye ntabwo nakubwira ngo nabaye iki gusa nyine kubera Imana wenda bizarangira byagenze bite ni agasimba kabigiye mu jisho agasimba byoroshye ko ndi Imana irankunda wenda bizarangira pesi nanjye nyine n'umukuru agasimba sako kaje gati nakubwira ngo ikiko kese ntabwo mbizi sinzi ntabwo nta makuru mfite kajya mu jisho ubu Camina uzi rwose usigaye ari imunyu usigaye atariho ni uko wabona amaso yose uko mbona amaso yose ntabwo waje ari tubise nyine rumva agiye muri mutera amatara urumva nyine nyine agasimba kamugiye mu jisho ariko arigiye muri iyi minsi wenda nagira ukuntu abigenza bizakira kandi ntabwo ari byiza kugira ngo nabonye iyo umuntu abimubajije cyane abarira kandi amarira yenda yarambuye nsigaye yumva rwose kwirwa arira nabwo atari sawa ntabwo umva bitoroshye yataye umva ibyanyu bitoroshye pe Jessica nyine wenda hari igihe nzongera nkareba umuntu uzareba ntabwo ari amaherezo mama se ameze ati mama wawe nawe agahenda kuzamwica aririra umuhisi n'umugenzi aha nimero zanyu zarabuze burundu cyane telefone yanjye none se ko abajura barayitwaye nimutiza telefone se basi ese kaba kareba kandi nimero zabo nyine tutazi nibyo ariko nyine kuva nagira iki kibazo cyakora ntakubeshye mama ntabwo duherukana nta makuru ye nawe ntabwo nzi ayanjye gusa wenda ninkira nzagerageza muvugishe ugende namwihanganishe nyine ntumutere urwango mahahamure wenda nyine hari igihe sembezi sisi bananiwe sinagusubiza mu muriro nta kibazo kamusubize mu cyumba ubu barananiwe ntabwo byoroshye nyine byagenze ntabwo byoroshye uko byamugendekeye nuko nyine ntabwo byamubereye byiza namba disi nta kundi umva ngo mama we yarasaze
bibaho nyine umubyeyi arahagarara ku muhanda akarira ni ukurira abahisi n'abagenzi kundi nyine numvise iyo nkuru ndavuga nti ngomba kuza bwangu nkamenya amakuru y'uko byagenze kundi ahubwo se ubwiherero bwa hano se buri ahagana ariko n'amacaka kujya mu bwiherero hano inyuma burahari hariya muri kiriya cyumba cy'abashyitsi ariko ntahari mperuka bubamo naho burimo nta kibazo urakoresha uko ushaka ntacyo reka njya ndabona ariho hafi sawa ntari mana koko ubu ndabigenza kese agiye ntamubwiye ikibazo nagize ubu koko ndabigenza gute ubu ndamutuma ariko harya ntuza tiriwari yacu ibahe ko nzi ko habamo intuza mfashe uru rupapuro rubone ndakwinginze se koko kesi fasha urupapuro n'ububitsi ntabwo nzi nawe dusanze hano ku buryo simbi izo n'iki urabona n'ikintu cyanditseho kuko wamfashije byibuze urupapuro kisakara bwana rero rwanditse none baranarutaye imana niba ubyumva koko kwinjiza urupapuro rumwe se ruramugeraho rute koko ese wari ukiri hano nari ngihari yesu uragiye ndagiye mbona amakuru yawe bitanoroshye hagende buriya nyine nzagaruka mbabarire ubwire mama mubwire ko mukumbuye nkora nicyo cya mbere nkora n'amakuru mpasanze ntabwo nayaceceka ni ukuri pe sawa rero mugire ibihe byiza sawa bwawe hafi muzakira Dianne byibuze wambabare ukampa ubufasha bwa nyuma nirengagije ibyo wankoreye byibuze wampaye telefone nkavugana n'umuryango wanjye koko ko mbizi neza ko telefone yanjye ari muyifite sonogira ndayifite pe ariko ntayo ntabwo ariko si ubwo bugome koko urabona ari wowe ari David ubwo bugome buzabukoza njyewe ndi umugome nta soni njyewe ukanga ngo ndi umugome siko nta soni ugira nta soni nta ubu ni iki namukoreye ko umwana y'ubunyezo ntankubitwa n'umukozi koko nizanye ubu buzima ndaburambiwe mwana we bambeshye ngo bagiye kumvuza bande mu shyamba none ngeze naho gukubitwa koko mana nagukoreye iki we meze bita amakuru yanyu kuri meza niko Camina ari he subumbi ubwonko bwo kwa nta kintu ushaka kuvugana nawe Camina arahari ntawe uhari ariko ibyo mwigize ni ibiki imikino yose mukina ahantu arayimenye buri munsi ngo ndusimana nduke wategera kureba n'amaraso yanjye ko mwiboneye imikino mukina seko murano wanyu ngo mwero Camina bite ko wikanze ninde se kandi Jessica yo mana ni wowe uragarutse se kandi ninjye ndagarutse ejo bundi naraje barakumpisha nawe urangije uratinyuka uraceceka inkuru zabaye ikiguma ahantu hose barabizi urangije ukajya uvuga ngo ndudukoko kuki wambeshye
wabitewe n'igikoko nonese ko kuva namera gutya rwose bambitse mu bwoba nta nubwo nari twaba umuntu basi hangane tuwe humura ariko ni ukuri ujye ugerageza uvuge ubu se ko wari kuzagwa mu nzu cecekera humura naraje barakumpisha sinzi kubana gutuma gusohora mu nzu rwose umujyane kwa muganga cyangwa humura ndaje nzo guhera ubuvuzi bw'ibanze byibura turi kuboroherwa ubuse byibuze ndongera ndebe koko humura uzareba cyakora ngize n'amahirwe humura uzareba nabuze ukuntu nawe bamenyesha telefone yanjye barayijyanye ariko banakubitse mu bwoba sinzi n'ahantu asigaye abona akimara kubigenza gutya nta nubwo nzi n'ahantu yahise ajya n'isuku banakubitse mu bwoba ku buryo ibintu biri kubaho umuntu akaza no kukureba ntuvuge none se ntabwo wabibonye ubu nari kubikubwira guto none ko bari no kuyakuba cyo kora warakoze inyandikira ko n'agapapuro warabonye nyuma warakabonye numva ndabaye n'anagarutse n'ubundi bansubiza inyuma ubu ndumva mfite ibyiringiro by'ubuzima n'abundi rwose nataye icyizere ubundi atari cya papa cyanzanye muri uru rugo ngo ni amafaranga n'iki amafaranga se uramutsindwa we amafaranga ninde wari wayamutumye ninde wari wamutumyera ku buryo bagiye kukwicira mu rugo rw'abantu gutya bakoze ibyo bashaka ni abahemu cyane hanyuma se amakuru numvishe ngo abantu bagutoraguye mu ishyamba wari bageze kose n'ibyo cyamana inkuru ziragenda baba baranjyanye ngo bagiye kunjyana kwa muganga koko ninde wagutayeyo niba ari muri umugabo niba ari iki niba ari nyamutsimba ntabwo nkeneye kumubwira abo bashenje b'abatingi babi mana waragereye mwana cyakora ushimwe unyohereje umuvandimwe wanjye ndashaka kuzakwica kabisa ndira humura ntacyo uzakira yarabimenye agahinda karamwishe mama bamufatiye kuri Nyabarongo ajya kujya kwiyahura n'ubu ngubu birirwa bamugira inama bamuba hafi hano kujya kuri wese bakamukurikira niba ari ikintu nabikira cyangwa bariza mama we ariko ntacyo reka nkomere komera byibuze ubwuje reka nkomere komera kugera kuri ntabwo ariko gupfa uzi ko neza gutyo wari upfuye ahubwo se ubaye amaso azongera kubaho ako mbizi usibye amahirwe uzongera kurora koko n'Imana n'abaganga dore n'ubundi bene wanyu ntibatuma nkujyana kwa muganga sinagusohora ariko nta cyagiye kimwe n'inyuma n'itwaje yibanze mama meza ate koko mama wawe neza yarasaze yataye umutwe basigaye bamutangira buri munsi ejo bundi bari bamufatiye kuri Nyabarongo atari icya papa cyanzanye muri uru rugo ngo nabaganga kirwe niba bamutumye amafaranga ubundi imiryango y'agahinda ko nta kibimaze ntacyo biba bimaze urugo rutarimo urukundo burya nta kigenda mera n'imitikiza kumara ko biri kumara biri kuri humura muvandi humura ntacyo humura uragufasha hanze nkwambike bande uryameho amasaha 20 byibura uruhuke nk'amasaha 24 yenda kubyutsa nje kuzanira ibiryo gusa tuzarebe buriya kumbara numva cyangwa unjyane mu rugo njye kwibana oya humura ntabwo nahava ngomba kuvuriza hano ngomba kuvurira hano kandi abantu amano gukira bagakurikirana ubwo ndumva noneho nkomeye we ndahe kibazo cyane kugira umuvandimwe we humura kamina humura uzakira ariko mbabare umva iruhande n'ugende ko kugenda none baranyica ntabwo njye humura aba bantu n'abatindi ejo naje bansubiza n'umurimo aho nshobora kujya ngo mama watira nawe wibute ndabona ndaba umuvandimwe meze neza pe ndakomeye kubera umaze yene muzana amazi wasoma okay Imana ishimwe rero ndikubona n'ibimenyetso bigaragaza ko ushobora kubura umutima gusa muri icyo batanze byakanze banzu ndebere amazi si ngombwa cyane ndebere ko muri icyo byatanze n'ubundi uramuti uragerageza ndabizi hatabaye ikibazo cy'uko amaso yameneka uramuti uravura pe ndakwizeye muvandimwe nizeye Imana ariko ndabyizeye ko hari icyo byatanze nabibonye Sinari ndumva impinduka yari imyanda amaso bari bagiye kuyamena ko ntiyamenetse turagerageza usa n'ureba ndumva hari impinduka usa n'ukanura gerageza
rwanya yego komeza Mana we shimwa cyane. Ubu nashima Imana gute? Oya nije birenze. Gusa Imana ni igitangaza. Ndongenda rebye. Nahagera wowe uko warapfuye. Mva nari gupfa, ndari gupfa. Mva rero kanicaye mama makuru n'amagenzi. Cyareka nkubwire. Mbere uko byagenze. Muvande, erega bijya gutangira. Umugabo yarifashe aza cyangwa azana arambwira ngo tugurishe inzu. Ndamwati ntabwo bishoboka. Akurikiyeho azana umukiriya neza bagiye kumwishyura. Ndamwati ntabwo bishoboka. Azana umukiriya mutabivuganye se? Ntabwo twari twabivuganye, ese twarabivuganye. Murakoze ndibaza ko ubwo abonye ibyo byanze azana impapuro za gatanya ngo ninsinye divorce ngo divorce ndabyanga. Umva muvandi nkimara kwanga ko nsinye divorce. Umugabo yajyanye igira inshuti araryoshya agira n'iki arangije nyine araza arampamagara n'umutima mwiza urumva arampamagara n'umutima mwiza ngo cyane ngo sheri ngo nibiki nyizi ibintu yakoze yesa ntanda mu maso niba yasize ibiki niba ari insena kize muri bari bizahanga kandi amasamene sunda rihe ngo ntabwo mbizi sinzi nawe yagiye mbega abantu babi biragiye nuko nahise mbimuma ndabona rwa rugo rutari mu rukundo telefone yanjye ntacyo rubyara telefone yanjye nayo nyagutsindwa birangije ibyo ntibyamuhagije yari kumwe hano n'umukozi ni hari nyakugira iki niba ari Dianne niba ari iki umukozi yarankubise nkimara umukozi wawe ntabwo bishoboka umukozi niza kagakobwa mperutse kuza nsanga gakubura hariya ibyo uretse gato kagafuti kuri hasi bundi karakagushobora uretse n'ibyo kuvuga ngo umukozi baravuga ngo ubu niwe mabuje ngo niwe iki mbese nkimara guhuma bankoresheje ibyo bashaka bararoze ibyo bya kubw'Imana ndabibona kuko nari nkireba ariko nkimara kumumye naremeye nca bugufi ndakubitwa iki arahari ngo arahari uretse nyamugabo niwe wohoshye sinzi naho yagiye bagombe babyishyura ibintu bakora ibyo bitarangije urumva muvandimwe yazanye noneho witwa murumuna we w'ishyano arazambwira ati ngwino nkujyane kwa muganga muvandimwe umva banaye mu ishyamba sinzi uko risa sinzi iki gusa uwantoragwa yambwiye ngo nari ndi mu ishyamba njyenyine we cyangwa yadisomugize wa neza njyenyine gutoye n'ukuri ngo banza ari mudugudu wacu ni mudugudu wanyu ni imfura y'u Rwanda kabisa noneho uriya mwene wabo ati ngo nagasimba rega bana nabibonye bose rega niba ndabona kujya kuvuga agatangira kukwiyegereza no se nari kubivuga ariko akurya inzara bose n'abantu bamagainda karanyica none se urasubira utwa Tonny arafashe bagiye kunzuza n'ahari nta mpamvu yatuma abigukora ahubwo se agapapuro nakwandikira wakabonye shana nakabonye sheri narakabonye ngeze hanze kuri gate ndagaruka nasengaga Imana kwari hari ku muryango adashaka ko ninjira erega ni nawe waje burya banirukanse nza ngera muri cyumba ndakubura mu cy'abakizi ndakubura mu cy'abana ndakubura ndibaza se camina ari hehe ndebera mu magaride robe yose ndakubura muri kumura ese ko bamuza icyo bashaka ko no mwishyamba bagiye bakanjugunya yo ngajya ko nshaka kugenda naragarutse bagushyize mu ishyamba nuko byari byagenze bankurisha icyo bashaka kurya ntabwo nari nkirya mbese ungu ariko maze kureba iyi mikino yose igiye guhagarara ubonye nawe uriboneye bwa butesi bwawe nizeye ko bushize umenya abantu icyari iyi mikino yose ubu ngiye kuyagurika kuko ngewe nasezeranye muri uru rugo ntabwo ndi umutoragurano ntabwo ndi n'iki ngiye kurwanira uburenganzira bwanjye cyane haguruka tukuri inyuma nanjye cyo kurangiye ndata ejo umva ejo burira ntashye ngiye kubwira mama inkuru nziza wenda ndebe ko cyo kwandika mufata mukuzanira aza kureba tuze kuko ejo bundi bamufatiye kuri Nyabarongo n'ukuri agiye kwiyahura ibaze mbuze mama wanjye hejuru yaragiye rwose yaragiye agahinda bamuteye ntabwo kabaho gusa Imana ishimwe kutabyemeye komana ashaka kugira umuntu mu muryango wize ni byiza ubona ari kuzapfa ndebye koko oya ntabwo ari kuzabona camira kuzapfa ndebye aba bantu rero baga bagutsimbatsimba se bari kuzatumugera kwa muganga naho ngo bakujyanye kwa muganga bakujyanye mu ishyamba kujugunya bankoresheje icyo bashaka cyose Dianne Darame mva mubwire hano hari imyenda ngira ngo ufure mabuja aho wahereye